Yesu ashimwe cyane, ndagusuhuje nkwifuriza amahoro y'Imana ahantu uri hose. Ndizera ndashidikanya ko umwami Imana akurinze. Uyu munsi ndagarutse kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ni Iranzi Alfred. Turagushimiye wowe uhora ukurikira ijambo ry'Imana ritambutswa aha kuri Ndaza Vuba TV. Turashimira abantu mwese mudushyigikira, Imana ibahe umugisha. Uyu munsi turaganira ijambo ry'Imana. Turasoma muri Yobu igice cya 14, turahera ku murongo wa 7. Bibiliya yavuze ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome. Nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Yesu ashimwe. Uyu munsi nifuje ko turi buganire kuri iki cyigisho ku giti cyatemwe. Yesu ashimwe. Ku giti cyatemwe. Uyu munsi nifuje kukubwira ibintu bigera kuri 4 biba ku giti cyatemwe. Ejo tuzavuga ibintu 4 biba ku giti cyashibutse. Kuko Yobu yavuze ngo haracyariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe kigashibuka cyongera kugira amababi y'ibitontome. Uyu Yobu uvuga ibi bintu ni umuntu wabayeho ubuzima navuga bunejeje. Yatunzeho amafaranga, yumvisha uko amera. Yagize abaja n'abagaragu, yumvisha uko bimera. Yari afite imitungo, Bibiliya imutangira ubuhamya ko yari umukire. Yari afite ubutunzi. Ariko igihe kimwe byitera amababa. Abahungu be n'abakobwa barapfa. Umugore aramwihakana, aramubwira natuka Imana. Abaja n'abagaragu baramusuzugura. Ibyo yari atunze byose biragenda, nawe ubwe umubiri we urarwara. Agera mu bihe bitari bimworoheye. Satani yaramusabye, Imana iramubwira ngo ibindi byose genda ubikore, ariko icyo nkwimye ni ubugingo bwe. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi rero ndagira ngo nkubwire ibintu 4 biba ku giti cyatemwe. Ese kubera iki Yobu yavuze ko hariho ibyiringiro ko nubwo igiti cyatemwe? Ese kuki yavuze ko igiti gitemwa? Iki giti gishobora kuba akazi kawe. Iki giti gishobora kuba urushako rwawe. Iki giti gishobora kuba ikintu cyose waba ufite cy'umumaro. Ariko iyo cyumvishe amazi, iyo cyongeye kumva imbaraga z'Imana, kirongera kigashibuka kikagira amababi nk'ay'ibitontome. Icyambere kiba ku giti cyatemwe. Icyambere kiba ku giti cyatemwe nuko iki giti gihindurirwa izina. Iki giti gihindurirwa izina. Ntabwo bongera kucyita igiti. Bacyita igishyitsi cyangwa igikurikuri bitewe n'aho uri, mufite ukuntu bacyita. Yesu ashimwe cyane. Bitewe n'ahantu uri. Ariko iki giti iyo cyatemwe gihindurirwa izina, cyitwa igishyitsi cyangwa uko mucyita. Yesu ashimwe cyane. Reka nguhe urugero. Iyo umuntu yacitse ukuguru bamwita ngo iki? Iyo umuntu atabona bamwita ngo iki? Iyo umuntu atabyara bamwita ngo iki? Iyo umuntu adafite akazi bamwita ngo iki? N'ibindi n'ibindi. Nibaza ko ayo mazina ugenda uyasubiza, urumva uburyo igiti cyatemwe gihindurirwa izina. Icya kabiri kiba ku giti cyatemwe. Ibintu byose byakibagamo biragenda. Inyoni ziragenda, ibisiga biragenda, ibintu byose byakibagamo, abacyugamagaho
byose biragenda kuko igiti kiba cyatemwe. Yesu ashimwe cyane. Umuntu iyo yaratunze amafaranga akagenda, abantu bamugumaho cyangwa baragenda. Umuntu iyo yari afite imodoka ikagenda, hari abantu bagenda. Yesu ashimwe. Ibi mvuga ndizera ko urimo urabyumva, ubikure mu mubiri ubijyane mu mwuka, urabyumva neza. Iyo igiti cyatemwe, ibintu byose byakibagamo biragenda. Icya gatatu kiba ku giti cyatemwe, abahinzi iyo barangije guhinga bakirundaho ibyatsi, kuko kiba cyoroheye umugufi n'umuremure, kiba cyoroheye umuntu wese. Bakirundaho ibyatsi kuko baba babona ntacyo kikimaze. Icya kane kiba ku giti cyatemwe, umuhisi n'umugenzi bakihanagurizaho icyondo. Umuhisi n'umugenzi bakihanagurizaho icyondo kubera ko nyine cyaratemwe. Ibi bintu byose biba ku giti cyatemwe ntago gishobora kubihakana, nta n'icyo gishobora gukora kugira ngo kibyikureho kubera ko nyine cyaratemwe. Ariko amahirwe ahari. Iyo iki giti cyatemwe giteye cyangwa kiri ahantu umuzi wacyo ushobora gufata amazi, iyo cyumvisha amazi ibintu birahinduka. Yesu ashimwe cyane. Amahirwe iyo cyumvisha amazi ibintu birahinduka. Ejo nzababwira ibintu, cyangwa se mu nyigisho ikurikira nzababwira ibintu 4 biba ku giti cyashibutse. Yesu ashimwe cyane. Reka ngushimire ko wumvishe iyi nyigisho, iki gice cya mbere, ngushimire ko uteze amatwi. Ese hari icyo bigufashije? Ese hari icyo wungutsemo? Twandikire muri commentaire utubwire. Imana ikugirire neza, Imana iguhe umugisha. Birashoboka ko watemwe, birashoboka ko watemwe biriya bintu byose 4 navuze byakubayeho, ariko haracyariho ibyiringiro. Niba umuzi wawe ukihari, haracyariho ibyiringiro. Erega umuzi kuba ugihari byumve neza, kuba ugihumeka, umuzi wawe uracyahari. Umuzi wawe uracyahari kuba ugihumeka, ibintu byose birashoboka. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Ndakurarikira kuzakurikira igice cya 2 cy'iyi nyigisho kugira ngo uzumve ibintu 4 biba ku giti cyashibutse. Shalom, shalom.